Ni mu gihe ubuyobozi bw'ikipe ya siporo bwa Murenzi Abdallah bwahawe igihe kingana n'ukwezi kumwe gusa kugira ngo bube bwatanze imihoho nk'uko amakuru y'ingenzi akomeza kugenda bigarukaho. Gusa nanone Ikibyimbye cyongeye gusandara ubwo abareyo bongeye kumva inkuru nziza ko Murenzi Abdallah ari gukomeza kubyimba ikipe ya siporo. Ubundi hari impamvu RGB yongeye kumvikanisha ko uyu Murenzi Abdallah agomba gukomeza kuyobora ikipe ya siporo, gusa binanyuze mu matora abareyo bagomba ngo kumutora uko byagenda kose. Bitabaye ibyo ngo RGB kanamushyiraho mu bundi buryo, nk'uko aya makuru dukesha ab'indani barimo gutanga za ndani muri iyi kipe ya siporo. Aha Murenzi Abdallah kugira ngo abanze yakonfirma abareyo nuko agomba kuzana umukinnyi rutura, ndetse uyu mukinnyi akaba ari icyitegererezo hano muri shampiyona mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse unatanga icyizere ko ikipe ya siporo hano izitwara neza muri shampiyona yo gusohokera igihugu, nabyo ikazabyitwaramo neza muri Sekafa ndetse n'imikino ya Confederation Cup. Aha tugufitiye amwe mu mazina y'abakinnyi birimo kunurwanirwa ko uyu Murenzi Abdallah yazana mu ikipe ya siporo. Aba bakaba bamuha icyizere cy'uko ikipe ya siporo yazitwara neza mu mikino yose izahuramo n'andi makipe ndetse no ku ruhando mpuzamahanga. Icy'ingenzi ni uko wabanza wakanda like ndetse na subscribe kugira ngo tujye tubana mu rubuga rw'imikino abagezweho, tuba aba mbere yo kubagezaho. Nk'uko mubizi iyi ni Rayon TV kugezaho amakuru, tubahaye ikaze. Ni Murenzi Abdallah uyoboye umujyi wa Kigali, akaba impano y'ubuyobozi bwo ayifite 100%. Buryo ki yaranjingamo ibintu bikaba bifite organization, ni nako mu kipe ya siporo yarimo kugenda byaranjiga neza 100%. Hari abibaje impamvu ikipe ya siporo itahise yerekeza ku isoko ry'igura n'igurisha, ibanze kugura abakinnyi b'ibikoko badasanzwe kandi bakomeye banayifasha kuba yakwitwara neza ku mikino mpuzamahanga ndetse n'iy'imbere mu gihugu. Ikipe ya siporo yabanje gusa nkaho ikangaranya abafana b'i EQUIPE ubwo yageraga ku isoko ikishakira abakinnyi batari bato badafite n'amazina ahambaye. Gusa nanone wasesengura ukabona ikipe ya siporo ifite intumbero irimo gukoramo ibintu byayo bigendana n'uko ibyo irimo gukora, noneho ifite umushinga aho yazanye directeur technique unaherutse kuva mu gihugu gikomeye mu bigendana n'ibya siporo, aho ni mu Bufaransa, aho yakoraga mu tudemi twa Paris Saint-Germain ndetse n'utundi. Ibi biratanga icyizere ko abakinnyi bashya bashobora kuzanwa mu ikipe ya siporo bakazamura urwego, yego, ariko kandi kujya mu mikino mpuzamahanga ikipe ya siporo ukayituma ati uzitware neza. Abareyo batangiye kubibona neza ko ari ikintu kidapfa gushoboka, biri aho gusa nta gitambo gihari. Aha niho turimo kumva amazina ahambaye cyane uyu Murenzi Abdallah ashobora kuzana. Gusa mbere y'uko uyu Murenzi Abdallah azana aya mazina, nuko ngo haba hari diru karundura karabutaka yabanje gukina na RGB, iki ni ikigo gishinzwe imiyoborere. Mu busanzwe gikunze guha uyu Murenzi Abdallah kuyobora ikipe ya siporo mu nzibacyuho zitandukanye cyane, kuko uyu Murenzi Abdallah bamuziho neza ubushobozi bwo kuyobora, ariko kandi akaba n'icyitegererezo mu ikipe ya siporo ku kuba ari umwe mu bayikunda. Mu bihe bibi, mu bihe byiza, Murenzi Abdallah ntuzamubona yagiye cyangwa ngo yivumbuye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu Murenzi Abdallah yazanye diru nshyashya muri ubu butegetsi amazeho iminsi muri iyi kipe ya siporo, aho usanga Jairuti umuherwe mukuru ugomba kuba arimo gufatanya n'ikipe ya siporo mu bigendana n'amikoro. Uyu bivuga neza ko diru yagiye apangana na Jairuti zagiye zicamo 100%. Gusa nanone icyo yakoreye noneho abareyo cyiza nuko Skol nayo amafaranga yabo atigeze ayirengagiza, burya ngo hari icyo yafasha ikipe ya siporo, gusa ikanasigarana amahirwe adasanzwe yo gukomeza kwitoreza ku kibuga cy'imyitozo yakundaga gukoreraho cy'Inzove, aho kujya gukorera imyitozo benshi baramenya amabanga yabo, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga dukesha abo indani barimo gutanga za ndani. Si ibyo gusa, nuko ikipe ya siporo muri transfer nanone
ngicyo Murenzi Abdallah yakoze ni ukuzikora mu banga rikomeye. Ni kenshi na kenshi mu itangazamakuru mwabonye transferi zose zijya gusohoka zizwi, kandi ko byatumaga ikipe ya Rayon Sports koko bisa nkaho irimo kugura abakinnyi bagiye bakubita ibyotero. Ibi bigatuma ishobora kwibesha kuri uwo mukino cyangwa kuri uwo mukinnyi bigendana n'ibyo batangaga nka proof ko ari umukinnyi ukomeye. Nyamara nka ekipe ifite izina kandi ridasanzwe kandi rikomeye, nuko ngo yagiye igwa mu bigendana n'imitego bagiye bayiteza, nk'uko abanyamakuru b'urubuga rw'imikino badakunda kugenda bigarukaho. Gusa ibyo nibyo 100%. Mu gihe Murenzi Abdallah ako kavuyo yaje kugaca, ndetse usibye ibyo yaje guca hari indi mipangu bigaragara ko afitiye ikipe ya Rayon Sports idasanzwe. Uyu mu kiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru gikomeye gikoreraho imbuga nkoranyambaga za Rayon Sports, ndetse yagaragaje uburyo ki ubu kuyobora ikipe ya Rayon Sports ari ibintu bidasanzwe, kandi ari bisaba umutima ukomeye ndetse no gushiramo ayawe, kandi bigaragara neza ko hari ibyo yitangiye koko kugira ngo ikipe ya Rayon Sports ibe imeze uko imeze ubu. Gusa nanone hari n'abatavuga rumwe n'uyu Murenzi Abdallah, bakavuga ko uyu udafite amafaranga menshi rwose atabyimba ikipe ya Rayon Sports, ahubwo bashaka umuherwe niwe ngo wakora ibintu bikomeye cyane mu kipe ya Rayon Sports, akazana change ngo zigahindura byinshi muri equipe. Ibi bivuze ko Ikibyimbye gihongeye gusandara mu buryo bukomeye, ku buryo ashobora kumvikanamo n'andi mazina, bakumvikanamo competition idasanzwe, kandi ubwo hagomba gukurikizwa amategeko. RGB hari ibyo yagennye, niba babasaza b'ikipe ya Rayon Sports bagaruka cyangwa Murenzi Abdallah ariwe uri buhabwe ikipe cyangwa igahabwa undi muntu, mushobora no kumva mugakangarana mu buryo bw'ibanga rikomeye, harimo no kumvikanamo amazina y'abaherwe. Byose ni bimwe dukomeza kugenda dukurikiranira hafi muri uku kwezi. Ho mujye muba hafi, mudushyigikire mukanda subscribe, ubundi nimujye mucikanwa n'amakuru, kuko ubu aribwo ibintu bigiye kongera gusubira aho mushaka. Nk'uko mubizi, natwe tuzatubagererayo 100%. Asante.